isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Oh sheri, urabona ukuntu biba ari byiza iyo turi kumwe ari njye urimo kureba gusa, mbese amaso yawe ari njye uyahanze njyenyine. Neyira, nahise musubizana ariko nagusezeranije ko nta wundi nzahanga amaso yanjye uretse wowe igitego mu bakobwa, ndetse ko tuzarinda tunasaza ari wowe umfashe ikiganza kugira ngo umfate ntagwa, ukambera akabando k'iminsi ya nyuma y'ubusaza bwanjye nanjye nkakubera uko. Neyira yahise ambwira ati shano kuri ikintu cya mbere gituma ngukunda ni amagambo umbwira ande mu mutima, ngahora nifuza ko njye nawe twakwiberaho nta wundi muntu tubona uretse njye nawe gusa, nkakubona ukambona, mbese twibereye mu isi yacu ya babiri. Neyira nahise mubwira nti ariko urabizi ko nubwo kuri iyi si hatuye abantu benshi cyane ariko ni wowe mbona gusa, abandi ntago njya mbataho umwanya wanjye mbareba, kuko nta n'umwe ushobora kuzamura ibyiyumviro byanjye nk'uko ubikora, bigatuma numva nahora nkureba kugira ngo umutima ukomeze kwiyumvira urukundo nyakuri. Neyira yahise ambwira ati niyo mpamvu nanjye mpora nifuza kuba hafi yawe kugira ngo uhore undeba maze umutima wawe uhore mu rukundo nanjye, maze tukibera muri uwo munyenga wacu twembi aho abandi bantu batagera. Ndamusubiza nti ariko nagusezeranije ko nubwo abandi bantu bahagera nta kintu na kimwe kizigera gihindura urukundo rwacu, kuko iyo mvuze urukundo ni wowe Neyira mba mvuga, kuko kuri njye abandi bantu bose ni abantu basanzwe gusa, wowe ukaba urukundo nyarukundo abantu bose bahora bavuga bataruzi. Neyira yahise ambwira ati rekera aho gukabya nawe ariko ubu se ushatse kuvuga ko abandi bantu batazi urukundo nyarukundo, turimo kuvuga inkuru yacu? Ndamusubiza nti ndakubwiza ukuri ko nta muntu n'umwe uzi urukundo rw'ukuri kuri iyi si uretse umukobwa umwe uyituyeho witwa Neyira, ndetse n'undi musore bikundanira cyane witwa nako ntago yari yakura, reka nereke kumuvuga, azavugwa n'abandi cyangwa se azivuge amaze gukura. Neyira yahise ambwira ati shasheri maze mpise nkwanga cyane, kuki se umvuze wowe ukanga kwivuga? Ntabwo uzi ukuntu mbikunda iyo uvuze akazina kawe maze wagera kuri eri ugakaraga ururimi unaruzamura hejuru nkabikunda. Ni wowe iyo uvuze izina ryawe urimo kundeba mu maso ujya kurirangiza numva nagiye mu bicu cyane, bigatuma nibaza impamvu ari njye Imana yahaye amahirwe yo kuba nakunda umusore mwiza nkawe ufite n'izina ryiza risobanuye mu yandi mazina meza yose ari hano ku isi hose. Neyira nahise musubiza nti ariko shasheri nawe urakabya, none se koko unkunda cyane kubera izina ryanjye cyangwa urimo kwivugira? Aransubiza ati ubwo ndakuzi ugiye kuzana amatiku yawe nanone, maze nta n'ikintu ndongera kuvuga utari wandeba mu maso ngo uvuge izina ryawe urimo kundeba. Neyira nahise mubwira nti nanjye noneho ntaryo ndavuga maze ndebe ukuntu umera iyo warakaye, dore ko nta nubwo mbiherutse, kuko mperuka kukubona urakaye kera kandi atari nanjye biturutseho, bigatuma tudakurikiza amategeko ko ntazibana zidakomanya amahembe. Ubu se ni gute twakundaniye imyaka yose muri twe nta muntu n'umwe urarakaza undi? Namaze kubwira Neyira gutyo koko murebye mu maso mbona ararakaye cyane, mpita mbona ku gahanga ke hareza imitsi. Ku nshuro ya mbere mba mbabaje umukunzi wanjye mu bintu nita imikino, nuko mpita mufata ikiganza maze aranyishikuza. Andebye mu maso nanjye ndamureba ahita yabirindura ngira ubwoba, mpita mpagarara aho nari ngeze we akomeza kwigendera. Mpita mubwira nti sheri waretse ibyo bintu koko, uzi ko nari nzi ko ari imikino turimo none wowe urakomeje cyane. Neyira ahita ambwira ati sheri njye ntabwo ibi nakomeza kubyihanganira, kuko nagusabye ibintu bikomeye cyane mu buzima urabinyima, none n'ibyoroshye nabyo ndabigusaba ukabinyima. Ibyo nagusabaga byose warabyangaga nkakwihorera ukabona ntacyo bintwaye, ariko buri uko nageraga mu rugo nahitaga niherera nkarira. Wampamagara kuri telefone umbaza niba nageze mu rugo amahoro, nkakwikiriza wumva nta kibazo mfite ukagira ngo koko nta kibazo mfite,
ariko impamvu nemeye kugendana nawe kuri iyi nshuro kwari ukugira ngo nkubwire ko maze kurambirwa kwifata kwawe, kuko ntabwo nshobora kwihanganira kugira umukunzi musaba kunyitaho ariko ntanyiteho. Nubwo nari nakoze uko nshoboye kose ariko nkabura aho mpera ngo nkubwire aya magambo, ariko rwose ndarambiwe cyane kuko ntagishoboye kwihanganira gukundana nawe udashobora kunyitaho nk'uko njya numva abandi bakobwa bambwira ukuntu abakunzi babo babitaho. Rero nashakaga kukubwira ngo warakoze ku rukundo rwawe wari warampaye, ndetse ngushimira n'ibyo wankoreye byose, ariko ntabwo bigishobotse ko twakundana kandi urabeho. Neyira yamaze kumbwira gutyo mpita numva ntunguwe cyane, nk'umuntu wari usanzwe unzi ndetse muziho kugira umutima ukomeye, mpita menya ko impamvu yo kurakara kwe, ndetse mpita menya ko imikino twari dusanzwe dukina ubwo twayikinaga ariko agahita arakara rwari urwitwazo rwo kugira ngo abashe kumbwira amagambo ansezeraho ambwira ko urukundo rwacu rugeze ku iherezo. Ariko nibaza impamvu ashobora kubikora muri ubwo buryo, mpita nshyira telefone nari mfite mu ntoki mu mufuka, ngenda mwirukaho ndamushyikira, mpita muhagarara imbere maze ndamubwira nti Neyira, ndakwinginze mbabarira untege amatwi ngusobanurire, nibinaba na ngombwa ngusabe n'imbabazi. Neyira ahita ambwira ati nta busobanuro nshaka buva kuri wowe, kuko buri gihe cyose iyo ushaka impamvu urambwira ngo urashaka kunsobanurira, rero ubusobanuro bwawe narabuhaze. Neyira nahise mubwira nti Neyira, basi noneho ku nshuro ya nyuma reka nguhe ubusobanuro bwa nyabwo, nkubwire impamvu ituma nguha impamvu izo arizo zose zitatuma njye nawe tujya mu buriri bumwe ngo dukuremo imyenda maze undebe nanjye nkurebe tumeze nk'uko Adamu na Eva bari bameze batarakora icyaha muri Edeni. Neyira yahise ansubiza ati ndabizi ko n'ubundi aricyo wari ugiye kumbwira, wikwirirwa wivuna kuko wambwiye byinshi. Rero ubuzima bwawe n'urukundo rudashobora kumpa ibyishimo by'abakundana ndabukurekeye maze ugende wishime. Neyira nahise mubwira nti basi Neyira, ntega amatwi bwa nyuma nk'uko wahoze ubikora, nindangiza kugusobanurira byose nushake wigendera amahoro yawe, ntabwo ndigera nkurenganya na gatoya. Neyira yahise ansubiza ati ariko se uranshakaho iki ko nshaka kuguha amahoro mu buzima bwawe, ubundi nkaguha amahoro yawe nkareka kukubangamira ku byishimo byawe. Neyira nahise mubwira nti Neyira, uramutse wanze kunyumva kuri iyi nshuro bwaba ari ubwa mbere ubikoze kandi byaba bintunguye, kuko Neyira nzi ntago nigeze na rimwe mubona yanze gutega umukunzi w'amatwi, ariko mbabarira nkubwire intandaro ya byose byo kuba ntifuza ko twakora ibi bintu, kugira ngo hati ibintu byabaye kuri papa wanjye bitazigera bimbaho nkazicuza impamvu nabikoze. Ariko ntega amatwi nkubwire byose, nurangiza kunyumva ndaguha uburenganzira wigendere. Neyira yahise ambwira ati ngaho nguhaye iminota 5 yonyine kandi ntumarire igihe, kuko nkeneye kujya gukaraba ubundi nkajya gusenga. Neyira nahise mubwira nturakoze Neyira, rero reka nkubwire impamvu kuva na kera ubona ntandukanye n'abandi bahungu bose, ndetse nawe ubwawe ugahora ubimbwira ukabona atekereza ko nshobora kuba mfite ikibazo gikomeye ku mubiri wanjye, mu gihe abandi bahungu birirwa basaba abakobwa bakundana ko bakwinezezanya ku mibiri yabo, ariko njye ukumva ntabigusaba, bikagera no ku rwego rw'uko waje kubinsaba umeze nk'uri kungerageza, ariko nkakwamaganira kure ugira ngo ni uko ntagukunda cyangwa se mbikorera abandi, nkaba nanga ko tubikora nawe kugira ngo utazavuga ko mbikora cyane maze ukanyita umuhehesi. Ariko byose siko bimeze, kuko impamvu nitwara gutya bitandukanye n'abandi bahungu, ni amateka umubyeyi wanjye w'umugabo yaciyemo ari we papa wanjye, akaba ariyo ngenderaho nk'isomo ry'ubuzima bwa buri munsi, bikandinda gukoresha umubiri wanjye icyo nshaka cyose cyangwa se ibyifuzo by'umubiri udutegeka gukora. Ubundi kera papa wanjye yaje gukundana n'umukobwa wo mu bakire, ariko uwo mukobwa kubera iwabo bari bafite akazi bagenda mu gitondo bakagaruka nimugoroba. Uwo mukobwa iyo yavaga ku ishuri mu kiruhuko, igihe cyose yabaga ari kumwe na papa, kubera ko papa ari we muntu wenyine wamuhaga urukundo, kuko ababyeyi be batahaga buri gihe yamaze kuryama abakozi bamugaburiye. Yabyuka mu gitondo agasanga papa we na mama we bamaze kugenda, agakaraba umubiri wose ubundi akanywa icyayi, akicara muri salo agafungura televiziyo akareba amakuru na filime, bikaza kumurambira ubundi agasohoka mu gipangu bwihishwa abakozi batabizi, bakagira ngo yagiye kuryama kuko yasigaga afunze icyumba cye, ubundi akajya kureba papa iwabo aho yari atuye, maze ubundi bakirirwa baganira, yagaruka akurira igipangu nanone,
abakozi batabizi ubundi agahita ajya mu cyumba cye ubundi agafunga, abakozi bakaza kumukomangira ngo aze kurya saa sita agafungura yigize nk'uwarasinziriye ubundi akarya agasubira mu cyumba. Nyuma ya saa sita nanone abakozi nabo bajya mu mirimo no kuruhuka akongera agatoroka akaza kureba papa we, maze ubundi bakirirwana gutyo. Igihe cyagera cyo gutangira amashuri uwo mukobwa agasubira ku ishuri na papa nawe akajya ku ishuri. Ikiruhuko kimwe rero nk'uko byari bisanzwe, uwo mukobwa wakundanaga na papa yaje kumureba aho mu rugo iwabo wa papa, nuko baririrwana cyane ko ababyeyi ba papa nabo babaga bagiye guhinga mu mirima yabo. Nuko kuri uwo munsi uwo mukobwa abwira papa ko hari ibintu ajya abona kuri televiziyo akumva umubiri we urahindutse. Papa utari urabona televiziyo na rimwe yumva biramutunguye cyane, ahita abaza uwo mukobwa ibyo ari byo. Nuko uwo mukobwa abwira papa ko yabimwereka barimo kubikora. Nuko papa yumva agize amatsiko cyane ubundi arabimwemerera. Umukobwa ahita amusaba ko yakuramo imyenda yose. Papa abanza kugira isoni ariko araza kubikora. Nuko umukobwa nawe akuramo imyenda, papa amukubise amaso yumva arasuherewe, ubushagarira bwuzura umubiri wose. Nuko umukobwa yegera papa atangira kumukoraho. Muri uwo munyenga baza kwibuka bahuje imbunda na paradizo, nuko barishima karahava. Ku nshuro ya mbere baba bageze ku byishimo byabo bya nyuma. Nuko uwo mukobwa abwira papa ko ari byo ajya akunda kubona kuri televiziyo. Nuko papa amubwira ko ari byiza. Umukobwa amubwira ko bazajya babikora uko babonye akanya. Papa wari umwana wo mu bahinzi n'aborozi utarigeze agirwa inama zo kwirinda ibintu nk'ibyo, ahita abikunda. Biza kurangira icyo kiruhuko cyose babigize akamenyero, ndetse kuko cyari ikiruhuko kinini wa mukobwa aza gusanga yarasamye inda akiri iwabo. Abibwiye ababyeyi be baramusarana, nuko bamubaza umuntu wamuteye inda ngo bajye kumwihanangiriza. Nuko yakundaga papa cyane ababeshya ko ari umusore bahuriye mu kabyiniro nijoro, barabikora ko atapfa kumumenya, ahishira papa gutyo. Nuko babura uko babigenza baramureka, ariko aza kubwira papa ko ari uko bimeze. Papa amubwira ko kubera iwabo bafite amasambu n'imirima bakwibanira, ariko umukobwa arabyanga. Nuko n'ishuri kuri we rirahagarara, ndetse biza kurangira uwo mukobwa abyaye umwana. Uwo mwana amuzanira papa ngo bamwite izina mu ibanga, bahitamo kumwita Neyira. Ari nayo mpamvu umunsi nahuye nawe ukambwira ko witwa Neyira nahise ngukunda, kuko witiranwa na mushiki wanjye uvuka kuri papa yabuze. Kuko igihe cyaje kugira wa muryango wa mukobwa ababyeyi be baza gupfa, nuko uwo mukobwa ahita yimuka aho bari batuye aragenda. Papa ntiyanamenya uko byagenze. None kugeza kuri uyu munsi papa iyo aryamye arota Neyira. Byanatumye atandukana na mama wanjye kera mfite imyaka 8. Mama azi ngo Neyira ni umugore w'undi papa yikundira. Yashaka kumusobanurira mama akanga kumutega amatwi, agafata utwo akagenda, ariko papa akanga ko njyana nawe akansigarana akandera. Kugeza n'uyu munsi nkaba ntazi mama wanjye umbyara, kuko duhuye amaso ku maso ntago napfa kumumenya. Bityo ndakwinginze wumve ko impamvu ntigeze nifuza ko njye nawe twagira ibyo byishimo, ariko nangaga ko ibyabaye kuri uwo mukobwa byakubaho, kandi aribwo wari ugitangira kwiga kaminuza, ugasanga amahirwe yawe ararangiye. Ikindi kandi nuko ibintu byabaye kuri papa byo kubaho andera wenyine y'imyaka yose, yifasha kandi nta bushobozi afite, kugeza nubwo mama wanjye nyuma yo kubana yamusigiye uburwayi bwenda no kumwica ubungubu, akanamutwara n'imitungo ye yari yarasigiwe n'ababyeyi be. Nkaba ntifuza ko ayo mateka nzi ashobora gutuma nteshuka ku burere papa yampaye. Ngiye impamvu igihe cyose wabonaga nkwigirizaho nkana. Neyira, ubwo wumvise ibyanjye nubwo nari nzi ko ibi bintu ntazigera mbikubwira, ariko ubu ndumva nduhutse. Noneho wakwigendera, gusa aho ujya hose uzamenye ko nagukunze by'ukuri. Namaze kubwira Neyira gutyo murebye mu maso mbona amarira ari gutemba ku maso ye, mpita menya ko burya ibyo yigiraga byose ariko atararasobanukirwa impamvu nifata gutyo imbere ye, mwereka itandukaniro ryanjye n'abandi bahungu.
nuko nta kindi kintu mvuze ahita anyegera maze arampobera cyane arambwira ati Landry mukunzi wanjye, ndakwinginze mbabarira kuko muri iyi minsi yose ishize maze igihe nkwitwaraho nabi ngushakaho impamvu zituma nkwikuraho kuko natekereza ko utakinkunda kubera ukuntu usigaye warahindutse cyane aho utakibasha no kunyegera ngo unsome ku munwa nk'uko wabigenzaga mbere tugikundana, ariko ntago nari mbizi ko ari ubu buzima waciyemo. Ndakwinginze mpa imbabazi wumve ko amateka ya papa wawe n'uwo mukobwa wabyaye umwana twitiranwa ankoze ku mutima, kuva uyu munsi nkaba ngiye kubikubahira. Neyira nahise musubiza nti urakoze mukunzi wanjye, ahubwo nijye wagakwiye kugusaba imbabazi kubwo kuba ntarakubwiye impamvu nkwitwaraho gutyo, bityo mbabarira kandi wumve ko igihe kimwe njye nawe tuzarya umunyenga w'imbuto zeze hagati y'urukundo dukundana, bityo ngusezeranije ko nta rundi rukundo mfite rwo guha undi mukobwa utari wowe namenye mwiza mu beza ukaruta bose. Neyira yahise avatisha nanjye ndagukunda kandi nta na rimwe nzareka kugukunda, kandi urukundo rwanjye ruzahora rukura nk'uko igiti kiva mu butaka kikazamuka abantu bose bakabibona. Njye na Neyira twakomeje kuganira arambitse umusaya we ku rutugu rwanjye, ari nako akomeza kunsaba imbabazi kugeza ubwo abantu bose mu muhanda bari gukora siporo bashizemo tugasigara turi twenyine. Nuko mpita mfata Neyira imisaya yombi mureba mu maso, mpita niyegereza iminwa ye ubundi ntangira kunyunyusa udusukari two ku minwa ye, nawe ahita yisumbukuruza cyane kugira ngo ashyikire iminwa yanjye yombi, ndetse amfata no mu mayunguyungu aranyegera cyane. Nuko turasomana ntangira kugenda mukoraho wese ku twenda twa siporo tumwegereye yari yambaye, cyane cyane agapantaro k'agakora kerekana imiterere y'umubiri we. Numva muri njyewe ntangiye guhinduka, ariko Neyira we agakomeza kunsoma nk'aho arimo kwiba cyane ko ari ibintu yari yarifuje kuva kera ariko narabimwimye kubwo kuzitirwa n'amateka y'umuryango wanjye. Nuko hashize igihe kinini sinzi uko nahise nibuka ko amasaha ari kugenda kandi papa wanjye namusize mu buriri mu gitondo ngiye muri siporo, ariko nkibuka ko ntamuhaye ibinini byo gukomeza kumufasha kubaho abana n'indwara y'icyorezo mama wanjye yamusigiye. Nuko mpita ndekura Neyira mubwira ko amasaha yageze, musaba gutega akamoto kihuse akajya mu rugo akitegura akajya gusenga, nanjye nkajya kwita kuri papa wanjye urwaye indwara idakira. Nuko ndekura asa n'utabishaka muhakabiza ku munwa nawe aranyambira, ahita afata moto ya mbere yahageze ubundi aransezera aragenda, nanjye mpita ngenda nk'uri muri mucaka kugira ngo ngere mu rugo byihuse. Mu kugera mu giturage cy'ahantu dutuye nkabona abantu bose bari kundeba bakifata ku munwa, nkagira ngo mfite intenge ariko nakwireba nkabona nta kibazo mfite, nkagira ngo nuko ari uko mfite ibyunzwe byinshi. Ariko nkigera ku ruzitiro rw'imiyenzi ikikije inzu njye na papa twabagamo mbona hari abantu benshi bawukikije. Nuko mpita mbaza umuntu umwe muri aho ngaho icyahabaye, ambaza niba ntari umuhungu wa Lewisi mubwira ko ndi we, ambaza ukuntu naba ntazi ko papa wanjye yamaze kwitaba Imana. Ako kanya mpita niruka ngana mu nzu n'igihunga cyinshi, ngeze muri salo mpasanga umugabo twari duturanye afite igitambaro mu ibase irimo amazi. Mpita mubaza ukuntu papa wanjye ameze, ambwira ko mu gitondo yaje aje kumusura, yagera mu rugo agasanga umuryango wo muri salo ufunguye, yahamagara akabura umuntu umwitaba, yagera muri salo agasanga nta muntu uhari, agahamagara Landry ariko akambura, bigatuma ajya mu cyumba cya papa wanjye agasanga arakonje cyane, yamukora ku mutima agasanga umutima wahagaze. Aribwo yahise ahamagara abaturanyi bose ababwira ko Lewisi yamaze kwitaba Imana. Nuko mu kugaruka agiye kumuterura ngo amujyane kwa muganga akumva papa aritsamuye, agahita amuvugisha kandi yarazi ko yapfuye. Nuko papa agahita amubaza aho Landry yagiye, uwo mugabo akamubwira ko atahazi, ari nako abantu batangiye kubwirana amakuru bakaza baje kureba papa no kumfata mu mugongo. Nuko uwo mugabo akabura uko asohoka hanze ngo ababwire ko papa atapfuye, ko yari yibeshye, aribwo umutima wumuhatirije gusohoka ngo ababwire ko atapfuye banamushakire Landry kuko papa wamukeneye cyane. Tugahita duhurira muri salo, agahita ambwira ngo njye mu cyumba papa arimo kuko hari ubutumwa papa wanjye ashaka kumpa. Nahise nihuta cyane njye mu cyumba cya papa, nsanga araryamye ariko avuze ijwi ryanga gusohoka.
mpita mwegura ndamwiyegamiza nanjye negamira ku gikuta, maze mpita mubwira nti papa umbabarire ko nari nagiye ntaguhaye imiti ntanakwitayeho, ntago nari nzi ko ndatinda. Papa ahita ambwira ati humura mwana wanjye, ntago wahindura ibizaba, ahubwo ndashaka kuguha ubutumwa bukomeye cyane ndetse na misi ikomeye cyane yo gushaka mama wawe, maze ukamuryoza ubuzima bwanjye yangirije ndetse ukamuhana bikomeye cyane kubwo kuba warabayeho uri imfubyi kandi ufite mama wawe. Papa nahise mubwira nti none se papa mama nzamumenya gute kandi nta n'amafoto y'ugira? Papa aransubiza ati mwana wanjye rero ndagira ngo nkubwire ko ndi mu marembera y'ubuzima bwanjye, nkaba ndi kwishyura ibyo nakoze nkiri umusore, bityo ndagira ngo nkubwire buri cyose kizaguhuza na mama wawe. Papa nahise mubwira nti oya papa, nta hantu wajya ngo unsige, ahubwo reka nshaka abantu baguheke tukujyane kwa muganga mu ngobyi, ubundi ibindi urabimbwira abaganga bamaze kukwitaho. Papa yahise ambwira ati mwana wanjye Lewis, nta kintu wakora ngo gihinduke, wowe ntega amatwi nkubwire kandi nizere ko urugamba ngiye kugusigira kurwana, kubera ko njye rwananiye kubera guhura na mama wawe nkaba umunyantege nke, ariko we nizeye ko uzaba umuntu w'umugabo kandi ukamporera kuri mama wawe, ukamwumvisha uburibwe nahuye nabwo ubwo nahuraga nawe, ndetse ukabukuba inshuro 1000. Njya kumenya ubwenge twari dutuye mu mujyi wa Kent, mbana na papa ndetse n'abavandimwe banjye. Tonzi akaba umukobwa mukuru ari nawe w'imfura iwacu, akaba umukobwa ufite ubwenge ndetse ucisha make mu bintu byose, kuko byagaragariraga buri wese ko ari we uturusha ubwenge uko twari bane iwacu. Diva akamukurikira ari we akaba agakobwa k'agasazi ariko gakunda gushishikara ndetse kaba kiyemeje gukora ikintu kakakigeraho, ndetse na Rena wari umukobwa muto mu bakobwa b'iwacu ariko afite ikibazo cy'ubumuga bwo kutavuga. Ibyo bigatuma ari we dukunda gusabana cyane, kubera ko Tonzi we yabaga ahuze cyane kubera imirimo yo mu rugo igihe atagiye ku ishuri nko muri weekend, naho Diva akaba ahugiye mu bintu byo kwakira abana b'inshuti ze bakundaga kuba bamusuye, mu gihe Rena we yakundaga kuba ari wenyine, ariko agakunda kuba ari wenyine igihe ababyeyi bacu badahari, kuko iyo babaga bahari mama wacu yaramukundaga cyane ndetse agakunda kumwitaho. Ariko ngatangazwa cyane n'ukuntu mama wacu nubwo yitaga kuri Rena cyane, ariko na Diva na Tonzi yarabakundaga ku buryo nta kintu na kimwe cyatumaga abareba igitsure. Ariko kuri njye urukundo nishimiraga rwari urwa papa wanjye, kubera ko mama wanjye nubwo yari yarambyaye ntago yankundaga kandi bikagaragariraga buri wese. Ibyo bigatuma Tonzi ndetse na Diva babyibazaho cyane, ariko bagatinya kubibaza mama impamvu atamfata nkabo kandi ndi umwana wabo w'umuhererezi. Gusa njye simbigireho ikibazo kubera ko nta kintu na kimwe naburaga mu rugo rwacu, kuko papa wankundaga cyane yakoraga uko ashoboye ngo mbone byose, ndetse kwa kundi ku mugoroba ababyeyi bataha papa agataha ahamagara njye Petroni, abandi bakaza nyuma tukabanza tukabwirana amakuru yiriwe, akanzanira n'utuntu twiza yabaga akuye mu iduka yajyaga gucururizamo buri munsi we na mama, ubundi abandi bakaza kumusuhuza nyuma. Twari abana bashimishije cyane ariko nanone bafite ikinyabupfura, ku buryo buri gihe twagiraga abashyitsi bakundaga gushima ababyeyi bacu bavuga ko babyaye neza. Nari mbanje kukunyuriramo mu mateka y'umuryango wanjye mwana wanjye, kugira ngo ntaza kukubwira ibintu byinshi ntubisobanukirwe. Buri gitondo nk'umwana mutoya ninjye wakundaga kubyuka mbere, ngafungura aho nshoboye, ubundi nkaba ndimo gukina mu gipangu cyacu, mu gihe ntegereje ko abandi babyuka bagateka ibya mu gitondo, kugira ngo papa na mama bajye mu isoko ryo mu mujyi bamaze kugira icyo bashyira mu nda. Nuko mu gukinira hanze nkahahurira n'abandi bana babaga bacumbitse mu gipangu cyacu, kuko inzu twari dutuyemo yari inzu nini cyane, harimo abantu benshi bayicumbitsemo, haba mu mazu yo hasi ndetse no mu ma etaje 6 yari hejuru, ariko twe tukaba twareberaga mu nzu yo hasi. Twamara gukina bukaba bukeye neza, papa akabyuka ahamagara Petroni azi ko nkiryamye, akumva nitabiye hanze ngahita niruka musanga tugahoberana, akankubita udushyi two ku kibuno two kuba nakururutse hasi imyenda nkayica, nuko yamara kunkubita nanjye nkarira, agahita ampoza ngaceceka, ambwiye ngo nimugoroba aranzanira ibikinisho na bombo. Nuko mama agahita asohoka, ubundi akareba papa igitsure, maze agahita ndekura, ubundi akajya muri dushe. Yamara kuva muri dushe bakaza kwicara ku meza, ubundi Tonzi akazana icyayi n'umugati, akabyutsa Diva na Rena bakaza kurya.
Rena mama akaba ari we umugaburira baca amarenga ndetse akamenya gutera urwenya cyane igihe turi ku meza, maze ubundi twarangiza kurya papa akansaba gusenga kugira ngo uwo munsi Imana iwuhe umugisha, ndetse n'imodoka we na mama bari bugendemo baze kugerayo amahoro bataha ayandi. Ngahita nkubita ikiyiko ku meza ngategeka Diva guhita ashyira n'igikombe n'umugati hasi, kubera ko buri gihe ari we wakundaga kurangiza nyuma ya twese. Yamara gushyira hasi akandya ikinyunguti kuko twabaga twegeranye, nkarira, namara kurira papa akamubwira ko aramukubita ngaceceka, maze ubundi ngahita mvuga isengesho ryo gushimira Imana ko twabyutse turi bazima, ndetse ngasengera papa na mama ko bagera mu mujyi amahoro bakagaruka ayandi ku mugoroba. Nkabwira Imana ko nibiramuka bibaye nzayiha ku cyayi n'umugati mu gitondo kizakurikiraho, nkarangiza kuvuga amena bose basetse, ndetse na mama utaransekeraga ibyo byaramusetsaga. Nuko byarangira bagahaguruka papa akampobera, ari nako mama ahobera Rena bagasohoka hanze aho imodoka yabo iparitse, ubundi bakagenda. Tonzi, Diva na Rena bagahita bajya kwitegura ngo bajye ku ishuri. Bamara kwitegura bagafata amafaranga ku meza yo muri salo papa aba yabasigiye, ubundi bakajya ku muhanda bakajya gutega imodoka y'ikigo bigagaho cyo mu mujyi twari dutuyemo. Nanjye ngasigara mu rugo nsigaranye n'umukobwa w'umukozi wacu wari ushinzwe gukora amasuku no guteka saa sita, ubundi agasigara arinda urugo. Batonze iyo bamaraga kugenda nanjye nahitaga mva mu nzu nkajya kureba abana twakundaga gukina udukino tw'abana, ubundi tugakina iby'abana bitandukanye tukishimisha. Saa sita zagera nkumva wa mukobwa w'iwacu arampamagaye, nkajya kurya, ubundi nasoza kurya akanyuhagira agahita ndyamisha. Nkabyuka mu masaa 9 yo ku mugoroba, ubundi ngasubira kureba abana tugakina, tugategereza igihe batonze batahira bava ku ishuri. Ubundi bamara gutaha akaba ari bo nkina nabo, bambwira ukuntu mu mwaka utaha nanjye tuzajya tujyana ku ishuri, urugo rugasigaramo umukozi gusa. Nkumva mfite amatsiko yo kuzajya ku ishuri nanjye nkareba ibiberayo, kubera ko numvaga mfite amatsiko. Nuko ibyo biganiro bikarangira ababyeyi bacu batashye nk'uko bisanzwe, ubuzima bwacu bugakomeza gutyo umunsi ku munsi, ndetse tukabaho neza nta kintu na kimwe tubuze. Ariko kuri njye uko iminsi igenda yicuma nakomezaga kwibaza impamvu mama atankunda nk'uko akunda abandi bana twavukanaga. Nza kubaza Tonzi impamvu ntakundwa na mama nk'uko abakunda, ambwira ko araza kubaza mama impamvu kugira ngo ayimenye. Nuko nanjye nkumva ntacyo bintwaye kuko n'ubundi nta kintu nari mbuze cyatuma mbigira birebire. Uko iminsi yakomezaga kwicuma niko nanjye nagendaga mba mukuru, kuko mu myaka yanjye 5 bahise banjyana ku ishuri. Ariko mama abwira papa ko batagomba kunjyana ku ishuri batonze bigaho, ndetse iryo joro barara bari gutongana cyane. Papa ari kubwira mama ko ngomba kujya njyana na batonzi kugira ngo bashobore kundinda, ariko mama aza kubyanga. Birangira bemeje ko niba papa agikunda mama ngomba kujya kwiga ku kindi kigo, ndetse bakanjyana mu kigo nzajya niga mbayo mu wa mbere wa pirimeri kugira ngo nzabashe kumenya ubwenge, kuko ari njye muhungu wo muri urwo rugo ngomba gukamirika. Nuko papa yumva iyo ngingo ya mama niyo, ndetse aramushyigikira. Ku munsi ukurikirwa n'uwo gutangira amashuri, papa nshyira mu modoka ye, ubundi tujyana mu isoko. Angurira ibintu byose umwana uri ku rwego rwanjye w'imyaka 5 ashobora gukenera igihe yaba yiga mu kigo cya interina, ndetse nambwira ko azajya aza kunsura buri munsi. Nuko tuva ku isoko turataha. Iryo joro batonze bansezeraho bambwira ko bazankumbura, nanjye mbabwira ko bazajya bazana na papa kunsura ku ishuri. Bambwira ko papa najya bemerera bazajya bazana. Nuko tujya kuryama kugira ngo mbyuke njya ku ishuri aho bari baranyandikishije. Ntabwo bwaje gutinda, bwarakeye. Mu gitondo tuzindukira ku meza nk'uko bisanzwe turi kurya. Papa atangira avuga ati Petero nabaye akagabo kabisa, ubundi muri interina hajyagayo abantu barangije pirimeri, none reba n'aba bakobwa b'inkumi gutya urabatanze. Ndamusubiza nti nibyo bavuga ngo nyine agashishiri gakubita inzovu, reba cya Tonzi na cya Diva ukuntu bingana, ariko nkaba ngiye kubitanga kwiga mba mu kigo. Papa ahita avuga ati rero mwana wanjye Petron, ndagira ngo nkubwire ukuntu ugomba kwitwara ku bandi bana, kubera ko ugiye kwigana n'abandi bana batandukanye kandi bafite aho baturuka hatandukanye. Tonzi ahita avuga ati ariko papa nawe urabona yari umuntu wo kugira inama zo kwitwara koko, mfite ubwoba ko kimugezayo arahita arira ngo mugarukane. Tonzi yavuze gutyo nahise mukubita ikiyiko mu mutwe. Burya buri muntu wese w'igitsina gabo ikintu cya mbere yanga ni ukumva umuntu amupfobya. Nanjye sinzi uko kamere yavuye
kumva ko tonza nsuzuguye kandi nari nihagazeho ku myaka 5 yanjye, ubundi mpita mukubita ikiyiko. Papa ahita avuga reba ibyo ukoreye mushiki wawe, ugomba kugabanya kugira umujinya kugira ngo utazajya ukubita abandi bana ku ishuri bakakwirukana. Ndamusubiza nti none se papa urumva ko abana bansuzugura simbahondagure? Papa ahita avuga ati iyo umwana agukoshereje uragenda ukabibwira umuyobozi ubundi akamwihanira, ndetse uwo mwana akaza kugusaba imbabazi, ndetse nawe uzakora uko ushoboye kose, niba ukoshereje umwana ujye umusaba imbabazi atarajya kukurega maze ubundi bakakwirukana. Diva ahita avuga ati rwose papa Petero ni mugiye kumuhemukira, uyu ntago ari umuntu wo kwiga muri interina. Mama ahita avuga ati nagende nibwo azamenya ubwenge ku buryo azarangiza amashuri yarakamiritse kuva akiri muto akagera ikirenge mu cya papa we. Mama yavuze gutyo arangije arandeba, arangije ambwira ko impamvu yabwiye papa wacu ko najya kwiga mbaye ari uko yifuza ko naba umugabo kandi ankunda cyane. Ku nshuro ya mbere mama bambwiye ko ankunda kuko nibwo nari mbimwumvishaho kuva navuka. Ubwo papa nawe yakomeje kungira inama z'uburyo nzitwara ningera mu bandi bana. Ubundi birangiye bajya kunyambika bansezeraho, mfata ukuboko papa dusohoka mu nzu. Ubundi twinjira mu modoka bafungura igipangu turasohoka. Twagiye nidagadura mu modoka njye na papa dukina, ndetse tugenda ndeba umujyi wacu wa Kent wose kugeza igihe byaje kugera ubundi mbona dutangiye kuva hano hari abantu benshi. Mpita mbaza papa niba ikigo cyacu ngiye kwigaho kiri mu cyaro, ambwira ko kiri mu wundi mujyi utari uwacu. Nuko nkomeza kuganira nawe kugeza ubwo nasinziriye, maze ubundi nongera gukanguka papa arimo kumbyutsa ngo tugeze ku ishuri. Mpita mva mu modoka mbona hari utundi twana turimo gukina. Papa ahita afungura butu ubundi akuramo ikivarisi cyarimo ibintu byanjye byose, arongera arafunga ubundi amfata ukuboko turagenda. Twahise tugera ku biro by'umuyobozi wari umugore ubona asumba mama cyane, aratwakira ngo twinjire. Papa avugana n'uwo mugore ko yanyandikishirije kuri icyo kigo, nuko amubaza amazina yanjye. Papa amubwira ko nitwa Petero Lewis. Nuko areba mu gitabo ubundi ambonamo, ubundi amuhereza impapuro yari yarishyuriyeho amafaranga y'ishuri. Ubundi bavugana ko papa yakwigendera, ubundi uwo mugore akajya kunyereka ahantu nzajya ndarana n'abandi bana ndetse n'ishuri nzajya nigamo. Nuko papa nsezeraho ngo agende. Agisohoka umuryango mpita ndira cyane nsakuza ndetse mufasha amapantaro ngo ntago nsigaho ngaho. Abanza kunyinginga nkunshuka bya bindi by'abantu bakuru boshya abana batoya, ubundi biza kurangira nemeye gusigara. Papa aragenda mba ntangiye kwiga mba mu kigo imbere mu myaka 5 yanjye. Wa mugore wari umuyobozi w'ikigo yahise amfata ukuboko ambwira ukuntu ndi umwana mwiza, ari nako ajya kunyereka ahantu nzajya ndara, ndetse ari kunkurira ya varisi yanjye. Tugera ahantu mu nzu irimo ibyumba binini ndetse nsangamo abandi bana bato benshi barimo gukina wagira ngo bahamaze igihe. Nanjye banyereka igitanda ubundi nshyiraho cya kivarise. Wa mugore amaze kuhanyereka nsiga ndi kumwe n'abandi bana. Byari ibintu byiza cyane kubona abandi bana tungana tugiye kujya dukina, ndetse bibana byiza biranshimisha cyane. Ntabwo byaje gutinda bahise baduhamagara ngo tujye kurya. Tujya kurira ahantu turi abana benshi cyane, ndetse ntangazwa n'ukuntu hari harimo n'abakobwa benda kungana na Rena wacu. Nuko tubanza gusenga nk'uko bisanzwe, ariko kuri iyo nshuro sinjye wasenze ahubwo hasenze umukobwa mukuru. Turangije kurya bwari bumaze no kwira tujya kuryama hahandi batweretse. Bwarakeye mu gitondo baza kutubyutsa, ubundi bajya kutwuhagira ndetse batwuhagira amazi ashyushye. Ubundi batwambika twese imyenda isa, barangije batujyana ahantu twese dukora imirongo buri wese inyuma y'undi, ndetse umurongo umwe ari uw'abahungu undi akaba uw'abakobwa. Nuko batangira kuduhamagara amazina, uwo bahamagaye bakamwereka umuryango ajya kwinjiramo. Mu kungeraho banyereka umuryango wanditseho 1 na A, kuko byo nari mbizi Diva yari yarabinyeretse nubwo nari ntaramenya kubyandika neza. Ngezemo nsangamo abana tungana gusa abahungu n'abakobwa. Hahita hinjira umukobwa wambaye ibisanzwe ndetse mukuru afite n'amakayi, ubundi adutegeka kwicara, ariko ku ntebe tukicaraho turi babiri, umuhungu n'umukobwa. Ariko njye ngira ubwoba mpita niyicarira ku ntebe y'inyuma ndi njyenyine. Mwarimu mu kundeba abona nicaye njyenyine, ahita avuga ngo ndagahungu kagira ubwoba, abana bose baranseka. Nuko ahita ntegeka guhaguruka nkajya kwicara imbere ahari undi mwana w'umukobwa wari wicaye wenyine. Ndaza ndahicara ubundi dutangira kwiga. Turimo kwiga ibintu bagiye batubwira byinshi Diva yari yarabinyigishije, nkabikora neza cyane. Mwarimu akambwira ko ndi umuhanga. Nuko tugiye twumva bakubise icyuma. Mwarimu aratubwira ngo tujye kuruhuka, abana bose batangira gusohoka.
nanjye nshyira urupapuro nari ndi kwandikaho mu gakapu nari mfite papa yari yarambwiye ngo nako kugendamo mpetse amakaye. Ndahaguruka ngo nsohoke, ngeze ku muryango mbona wa mukobwa twari twicaranye akomeje kwicara ndetse arambika umutwe we mu ntebe. Mpita nsubirayo mubaza impamvu atagiye hanze, aho kunsubiza ahubwo atangira kurira. Nanjye ngira ubwoba ko bya bindi papa yambwiye byo kutiyenza ku bana bimbayeho, ku buryo abantu baragira ngo ndamukubise. Mpita mwicara iruhande maze ndamubwira nti ndakwinginze mbabarira, ngusabye imbabazi, ntujye kundega batanyirukana. Papa akankubita kandi yarambujije kwiyenza ku bandi bana. Nabivuze nanjye ndimo kurira, umwana w'umukobwa ahita akura umutwe mu ntebe arandeba. Mu kureba amaso ye mbona yabaye umutuku, ahita ahanagura amarira n'ibiganza. Ahita ambwira ati none se kuri kurira hari ikintu wangize? Humura nta kintu na kimwe untwaye. Ndamusubiza nti none se kurimo kurira ubaye iki? Aransubiza ati papa na mama baratandukanye, maze mama wanjye aza kunjugunya hano ndetse ambwira ko atazagaruka kundeba, ngo nta nubwo nzongera kumubona, ubu ngo ndi imfubyi. Ndamusubiza nti icecekera, ababyeyi barabeshya. Nanjye papa yakundaga kumbwira ngo aranyanga, noneho akagenda yagaruka akanzanira utuntu twiza. Yarakubeshyaga ntago yagutaye. Umwana yahise ambwira ati koko se uzi ko ari byo koko? Nanjye mama yigeze kumbwira ngo ninkubagana arahita nyanga. Nkubagana mu ibanga aramfata, ariko aho kunkubita ajya kuntembereza mu mujyi. Ndamusubiza nti niko ababyeyi bameze, baratubeshya gusa kugira ngo twifate neza, naho ubundi ntago babikora ibyo biyemeje. Navuze gutyo mbona umwana w'umukobwa aramwenyuye, nuko ahita arambura amaboko ye nyoberwa ibyo arimo. Ahita ampobera cyane birantungura, kuko umuntu wabinkoreraga yari Rena ubwo twakundaga gukina. Ahita ambwira ati uri akana keza, ahubwo se witwa nde? Ndamusubiza nti nitwa Petroni Lewis. Umukobwa ahita ambwira ati nanjye nitwa Rozange. Njye na Rozange twararebanye turamwenyura, nuko twembi dutangira kwibera inshuti gutyo, birangira dusohotse hanze tujya gukina. Ariko tukigerayo bahita bakubita cya cyuma, ubundi dusubira mu ishuri kuko twari twatinze kujya hanze. Uko iminsi yakomezaga kwicuma niko njye na Rozange ubushuti bwacu bwari bukomeje cyane, ku buryo twajyaga kurya twasangiraga badufata bakatubwira ko bitemewe, ko tutagomba kuzabyongera, ariko tugacunga umuyobozi ku jisho tugasangira. Biza kurangira ari we nshuti magara ya mbere ngize mu kigo cyacu, kuko abandi bahungu bakundaga kugenda bakubita utwana tw'udukobwa kugira ngo berekane ko ari abagabo. Ariko umunsi umwe naje gutabara Rozange bari kumukubita, nibwo namubereye intwari ku buryo yifuzaga ko mbi iruhande rwe igihe cyose. Nuko amasomo yacu tuyakomeza muri ubwo bushuti, ndetse igihembwe kiza kurangira batubwira amanota twagize twumva ni meza, kandi byari byo kuko Diva yari yaranyigishije ibintu byose twigaga ku ishuri. Ku munsi wo gutaha ababyeyi benshi bagiye baza bafite amamodoka yabo, bagatwara abana babo ku ishuri bakajya mu kiruhuko, ariko njyewe ntegereza ko papa aza kuntwara ndaheba. Biza kurangira amasaha yo ku mugoroba ageze, Rozange aza kundeba aho nari ndambwira ko papa we aje kumutwara. Arambwira ati sharewi, papa aje kuntwara ariko ndi kumva nta gusiga, ndumva twajyana. Rozange nahise mubwira nti oya sha, urumva ko bitashoboka, kubera ko nanjye ntegereje papa ngo azantware tujyane, yambura aje kundeba akambura. Rozange yahise avuga ati nzagukumbura cyane. Ndamusubiza nti nanjye nzagukumbura, ariko nitugaruka nzakuzanira utuntu twiza. Tukiri aho nabonye haje umugabo munini cyane aransuhuza, ambwira ko ari papa wa Rozange, ambwira ko ari gukererwa bagiye ko azamungarurira gutaha tugarutse kwiga. Rozange ahita arambura amaboko ye, nanjye nyagwamo turahoberana, ariko muri njye numva nifitemo akantu k'ikiniga. Nuko turarekurana, agenda yinjira mu modoka ya papa we mureba, nanjye imodoka yabirenga mukurikije amaso. Nuko nkiri muri ibyo, wa mugore uyobora ikigo cyacu ahita aza kundeba, ambaza impamvu papa atari yaza kundeba, mubwira ko buriya araza. Nuko ambwira ko ari guhamagara papa ariko nimero ye nticemo. Twakomeje gutegereza papa kugeza ubwo bwaje kwira cyane, birangira umuyobozi wacu afashe umwanzuro wo kunjyana iwe, papa akazaza kuhantora. Twagiye mu rugo rw'uwo muyobozi wacu wabaga wenyine mu rugo rwe. Iminsi iba myinshi ariho mba, kugeza ubwo igihembwe cyaje gutangira papa ataje kundeba. Umuyobozi wacu yambwiye ko abona ibintu bidasanzwe, ambwira ko papa ashobora kuba yaragize ikibazo gikomeye ku buryo atabashije kuza kundeba. Nuko yibaza ukuntu ngiye kwiga igihembwe nta makuru y'ababyeyi banjye, ndetse nta na minerivare nishyuye.
ahita ambwira ko mbere yo kujya gutangira igihembwe agiye kujya ku ishuri maze arebe mu myirondoro y'ababyeyi banjye n'aho batuye, ubundi tujyaneyo kubareba turebe ikibazo bagize. Nuko mpita numva uwo mubyeyi agiye kunkorera ibintu nashakaga, kuko nari nkumbuye abavandimwe banjye Tonzi, Diva na Rena, ariko cyane cyane Rena twakundaga gukina udukino kuva nkimara kumenya ubwenge. Nuko ansaba kunyambika vuba imyenda tukitegura kugenda. Nuko tumaze kwitegura no kurya tunyura ku kigo cyacu, umuyobozi yinjira mu biro by'ubundi areba ku bipapuro akuramo amakuru yashakaga. Nuko arafunga arasohoka amfata ukuboko ambwira ko tugiye gutega imodoka iva muri uwo mujyi twarimo twerekeza mu mujyi w'iwacu wa Kent. Nuko turagenda, tugeze ku muhanda atega akamoto. Umumotari ashyira imbere we yicara inyuma, ubundi amusaba ko yatugeza muri gare. Umumotari yatsa moto ubundi turagenda. Ntibyatinze twageze muri gare tujya aho bakatira amatike. Akatisha itike imwe kuko njye nari umwana, aragenda nteruye. Nuko tujya mu modoka baduhaye ubundi iratsimbura. Urugendo rutubana rurerure, yashyizeho n'amashyushyu nari mfite nza gusinzira. Nongera gukanguka mbwiye ngo tuve mu modoka. Mu kubura umutwe nza kubona abagenzi mu modoka bashizemo, ubundi afata agakapu ke nanjye mfata ukuboko turasohoka. Nuko areba mu gakapu cye akuramo urupapuro asomaho ibintu ntamenye, nuko arusubizamo ubundi dukomeza kugenda tugana ahantu hari hahagaze abamotari. Nuko atega moto, umumotari amusaba kumugeza ahantu. Numva mubwiye neza mu rugo iwacu aho dutuye. Mpita ngira ibyishimo menya ko tugiye kuhagera. Ntibyaje gutinda, umumotari yaraparitse. Kureba mbona nibereye imbere yo mu rugo iwacu, inyubako yacu iri imbere yanjye. Nuko tuva kuri moto, umumotari baramwishyura. Mu gukanda kuri soneri baza gufungura igipangu. Mu kureba ufunguye ntungurwa no kubona ari umwe muri ba bana twakundaga gukina ntarajya ku ishuri. Nuko twinjira mu gipangu tubanza gusuhuzanya bisanzwe. Nuko ngenda ngana ku muryango wo mu rugo, mfunguye nk'uwinjira iwabo numva harafunze. Nuko nkubita urugi cyane nk'uko nabigenzaga iyo nabaga mvuye kuzerera mu rugo ngo wa mukobwa w'iwacu aze gufungura. Nuko nyuma y'igihe gito mbona hasohotsemo umugabo ufite inda nini ari gusakuza ngo mbese nindi iri kumukubitira urugi. Mpita nikanga nsanze umuntu ufunguye atari umukozi wacu. Nuko umuyobozi w'ikigo cyacu ahita amusuhuza atuje, amusaba imbabazi zo kuba ari umwana umurogoye. Nuko uwo mugabo amubaza icyo dushaka muri urwo rugo. Umuyobozi amusubiza ko yaraje gushaka abantu batuye muri icyo gipangu. Ako kanya haba hasohotsemo umugore wambaye akayesume kagufi cyane gapfutse amabere, kubera ko hasi hose hagaragaraga uretse imyanya y'ibanga gusa. Nuko abaza uwo mugabo ati sheri, abo bantu ni bandi? Umugabo amureba mu maso amubwira ko tuje gushaka abahoze batuye muri iyo nyubako. Nuko umugore ahita ahigika umugabo we kugira ngo aze hanze. Nuko ahita asuhuza umuyobozi wacu maze aramubwira ati ese wowe utuye hehe utazi amakuru agezweho? Umuyobozi ahita avuga ati ntago ntuye n'ahangaha, nuko narinje kubashaka ngo tuvugane ku kibazo cy'umwana wabo wa mugore. Yese amuca mu ijambo ati yewe uri uwa kure koko, kuko muri uyu mujyi nta muntu utazi inkuru y'umugabo washatse umugore w'umukire, ariko uwo mugabo agakora ikosa akabyara umwana hanze kuri Mpanumve. Yarangiza akirega ku mugore we akamusaba ko uwo mwana yamuzana akamurerana n'abandi bana yabyaye. Uwo mugore akamwemerera ariko akanga uwo mwana cyane, kugeza ubwo amusabiye kujya kwiga muri interina kugira ngo atabangamira umudendezo w'abana be b'abakobwa. Ngo icyo abaguriye bisaba kukigurira n'uwo mwana w'ikinyendaro, ngo ntashimishwa gusangirira ku meza amwe n'uwo mwana w'ikinyendaro. Kugeza ubwo uwo mugore yahise afata gahunda yo kugurisha hano hantu kugira ngo icyo kinyendaro kitazamugarukira mu buzima. Bamara kuhagurisha bagahita bagenda. None nawe urabaza ngo aba hano? Yewe ntitukubeshyira hata ntago twamenya aho mubashakira. Yo dise wasanga ako kana k'akaziranenge kagize ibyago byo kuvuka ari ikinyendaro, ari aka kari gukinira ahangaha gutya. Umugabo yahise afata ariko wa mugore ugira amagambo. Gusa nyine uwo mugore wanjye ibyo avuze niko bimeze. Ubu bare wisi bimutse hano kera cyane hashize amezi nk'abiri n'igice, ntago wamenya aho baba kuko n'iduka bari bafite mu mujyi bararigurishije baragenda. Uwo mugore n'uwo mugabo bamaze kutubwira gutyo bahita basezera ku muyobozi w'ikigo cyacu. Nkanjye wari umwana mutoya cyane nubwo nabyumvishije byose, ariko nta busobanuro nakuyemo kubera ko nta bwenge bwo gusesengura ibyo bintu nari mfite. Umuyobozi wacu namurebye mu maso mbona arimo gutekereza cyane,
nuko ahita ambwira ati Petero ntituramenya dushakira hehe, nako ngwino tuve hano. Ndamusubiza nti none se turagenda ntabonye papa na mama na Tonzi na Diva na Rena kandi maze igihe ntababona, reka tubanze dutegereze batahe. Umuyobozi ahita avuga ati tugende, buriya papa wawe azaza kukureba ku ishuri kubera ko akazi kamubanye kenshi cyane, ubwo azaza kukureba. Umuyobozi w'ishuri ryacu yahise amfata ukuboko ubundi aboneza ku muryango w'igipangu, maze arafungura duhita dusohoka yegekaho, nuko turagenda tugana mu mujyi aho twanyuraga njye na papa igihe yabaga agiye kuntembereza. Nuko tugenda n'amaguru agenda amfashe ukuboko, nuko tugera ahantu hari resitora twinjiramo, batubaza ibyo kurya, njyewe nisabira umugati, barawunzanira ariko bazana n'ibiryo. Nuko njye n'umuyobozi turarya, tumaze kurya arishyura ubundi aragenda. Ahita ahamagara umumotari wari uparitse ku ruhande rw'umuhanda amusaba kutugeza muri gare. Nuko amubajije impamvu dusubiye muri gare, ambwira ko ku ishuri amasomo yatangiye uwo munsi kandi tugomba kugerayo kare tutarakererwa. Nuko papa wanjye ashobora kuba yaje no kundebayo. Ibyo turangiza kubivuga moto itangiye gutsimbura, bidatinze tugera muri gare, ubundi yishyura umumotari ajya aho gukatishiriza amatike, ubundi baduha imodoka turagendamo. Uwo munsi wabaye muremure cyane kuko twageze muri gare yo mu mujyi waho niga bwije cyane. Duhita tujya mu rugo, ubundi umuyobozi arateka, amaze guteka turarya, ansaba kuryama kugira ngo tuzindukire ku ishuri. Nageze mu buriri ntangira kwibuka ukuntu nageze mu rugo iwacu ariko nkababura. Nibuka ukuntu nabonye abana twakundaga gukina iby'abana ariko simbona umuntu n'umwe wo mu rugo, numva ntago ndi kubyumva neza, ariko nizera ibyo umuyobozi wacu yari yambwiye ko papa araza kundeba ku ishuri. Mfita nibuka Rozanje ko mu gitondo ndaza kumubona, kandi koko nari mukumbuye cyane kuko hari hashize ibyumweru 2 ntamubona. Nuko ibitotsi birantwara n'umunaniro nari mfite kubera urugendo twari twakoze. Nongera gukanguka mu gitondo numva hari uri kumpamagara ati Petero nibyuka witegure tujye ku ishuri. Nuko mpita mbyuka vuba vuba, ngeze muri salo mbona hateguye neza nk'uko iwacu hari hateguye umunsi nari ngiye kuza kwiga igihembwe cya mbere. Ibyo kurya bya mu gitondo n'ibyo kunywa bihari. Nuko njya gukaraba ubundi ndaza turarya, maze ubundi afunga mu rugo tujya ku ishuri. Nagiye ku ishuri mfite amatsiko yo kuhasanga papa, ariko mu kuhagera nsanga ntawe uhari, ahubwo ntungurwa no gusanganirwa n'urusaku rw'umwana w'umukobwa wanguyemo arampobera antunguye cyane kuko nta nubwo nari namubonye ngo mbone aho aturutse. Mpita nibaza ukuntu abandi bana barimo kutubona, numva ntago mbikunze, ndetse nibaza na Rozanje aramutse ambonye ndi guhoberana n'undi mukobwa kandi yari yaransabye ko ariwe nzajya mpobera wenyine, numva ngize ikibazo. Nuko ntangira kumwirekuza ngo atanteza ibibazo. Mu kureba mu maso umwana w'umukobwa tungana ariko wansumbagaho mu burebure gatoya, ntungurwa no gusanga ari ka Rozanje disi karimo no guta amarira ku myenda yanjye nari nambaye. Nuko biranshimisha kuba Rozanje ari we unyakiriye bwa mbere nkigera ku ishuri, nubwo nari nzi ko umuntu wa mbere mbona ari papa wanjye. Ubwo nahise nanibagirwa ko nari kumwe n'umuyobozi wacu, nawe arabimenya ndetse arigendera. Murebye arimo kurenga mbona arandebye aramwenyura. Nuko mpita ndeka kumureba, mpita mbaza Rozanje impamvu arimo kurira. Nuko Rozanje yitsa umutima maze arambwira ati sha maze uri umwana mubi cyane. Tujya gutaha cya gihe papa aza kuntwara, twasezeranye ko tuzahurira hano mu gitondo cya kare cyo gutangira ishuri. Ibyo bituma ejo hashize ku munsi wo gutangira ishuri nshushubikanya papa mubwira ko agomba kunzana ku ishuri hakiri kare. Papa ambwira ko tugomba kubanza kujya gusezera kuri mama wanjye usigaye uba wenyine kubera ko batandukanye. Nuko papa mubwira ko ntaho ndajya kuko ntashaka gukererwa ishuri, maze ubundi mubwira ko mama niba nkunda yagakwiye kusezeraho aje hano mu rugo. None kuba yaradutaye ntago dukunda. Papa ahita ambwira ko hari ibintu byinshi ntazi nzamenya maze gukura. Nuko mpita mubwira ko ibintu nshaka ari ukuza ku ishuri, nawe icyifuzo cyanjye acyakira vuba cyane. Ubundi ahita abwira umusore umutekera kunyuza ubundi tukaza. Mpita nkuramo imyenda vuba njya kureba uwo musore, aranyoza vuba cyane, ubundi ndagenda nisiga amavuta. Papa mu kwinjira mu cyumba cyanjye asanga nisize ibivuta byinshi, nabaye nk'irindazi rikiva mu mavuta. Ubundi aransiga neza, ubundi anyambika imyenda y'ishuri. Ahita amfata ukuboko tujya kurya ibya mu gitondo, ariko mbirya umutima utari hamwe kuko numvaga mfite amatsiko yo kukubona ngo twongere twiyicaranira mu ishuri unkorera na twa dukinisho ukunda kunkorera, ndetse ugakubita n'abana biyenza ku bakobwa. Nuko ngira amahirwe papa arangiza kurya vuba.
ahita afata ivarisi yanjye ayishyira mu modoka tuva mu rugo. Mu rugendo rwose ngenda mvuga izina ryawe ngo Petero ni Lewis. Papa akambaza uwo Lewis uwo ari we, nkamubwira ko ari wa mwana twari kumwe ubwo yazaga kundeba, akambaza niba mukunda, nkamusubiza ko mukunda cyane. Papa akambwira ko gukundana ari byiza ariko bikorwa n'abantu bakuru. Musubiza ko n'ubundi nta handi bishya bishyira, ngo tuzaba bakuru tukangana nawe na mama. Dukomeza kuza kugenda nkirigita, akanserereza ngo mfite umugabo, nkagira udusoni twinshi nkamuhisha amaso. Biza kurangira tugeze hano ku ishuri, papa ajya mu biro bya diregitirise wacu ariko aramubura. Urupapuro yishyuriyeho aruseseka munsi y'urugi rwe, ubundi antwaza igikapu cyanjye tukijyana aho ndara. Arangije ansezeraho ngo agende, mubwira ko muherekeje, nkamugeza ku muryango w'ikigo kuko niho ndajya gutegerereza Lewis. Papa aranseka cyane maze aranterura angeza ku modoka ye, yinjiramo ngenda nyiruka. Aho tugera ku muryango ahita ahagarara ansezeraho ambwira ko azaza kunsura. Nanjye mpita nguma aho ngaho. Umwana twigana arahansanga mubaza niba yakubonyeho, ambwira ko utari wagera mu kigo. Nuko mpita nkomeza kugutegereza, ariko saa sita basonera kujya kurya utaraza, cyane ko batigeze batubwira ngo tujye mu mashuri. Nuko no ku muryango ndahaguma kugeza nimugoroba. Biza kurangira ngize ubwoba ko utazagaruka muri iki kigo cyacu. Ndangije nigira kwiyicarira mu ishuri, ubundi ntegereza ko tujya kurya ibya nijoro ngo tujye kuryama. Kuko bigenda uko, ariko ndyama mfite agahinda. Ariko mpita nsinzira ngira ngo ndakubona mu nzozi ndarota, ariko biranga. Biza kurangira bukeye baratubyutsa, ntangira kuza kugerageza amahirwe ngo ndebe ko nsanga ahangaha. Ariko ntungurwa no kubona diregitirise wacu aje afashe umwana w'umunyeshuri. Birambabaza cyane ukuntu agiye guhita ambwira ngo njye mu ishuri ntarakubona, ariko mu kunyegera cyane mpita mbona uwo mwana ni wowe. Nikuramo ubwoba bwo gutinya diregitirise, mpita nza kuguhobera. Numva ushaka kunyishikuza, ariko njye kukurekura birananira cyane kubera ko nari ngukumbuye. None se Lewis, wowe ntago wari unkumbuye? Rozange yambwiye ayo magambo yose ampebereye, numva sinziyumvisha neza, ariko numva ndabikunze cyane ukuntu yakomeje kunzirikana cyane. Ahita ampa ishusho y'ukuntu njye na mushiki wanjye Rena twiberaho iyo turi mu rugo. Mpita numva binkoze ku mutima, mu bwonko bwanjye hahita hazamo ikibazo yarambajije. Nuko ngiye kugira icyo musubiza, nagiye kubona mbona umugore ubyibushye atunyuzeho yihuta cyane, asa n'utarwambaye. Nuko mu kumwitegereza neza ndatungurwa cyane, nibaza niba ndi kureba neza cyangwa se ntareba neza. Nyuma yo kuzengurutsa amaso yanjye mu isura ye, ngasanga uwo mugore ari mama wanjye umbyara. Nibaza impamvu ari uje kundeba aho ku ishuri, n'ukuntu nzi ko atankunda, kandi papa ari we nari niteguye. Nuko mpita nishikuza Rozange kugira ngo mbanze nsuhuze mama, kuko yinjira mu kigo nari muteye umugongo ku buryo atabasha kundeba. Nuko maze kurekurana na Rozange mpita muhamagara mvuga nti mama ndi hano. Maze guhamagara mama nkamubwira gutyo, yarahindukiye arandeba. Nuko anyitegereza umwanya munini cyane. Nanjye mu kugenda musanganira ndi hafi kumugeraho, mbona aciye hasi amacanshwe menshi. Ubundi ahita ahindukira antera umugongo, ubundi yikomereza aho yari agiye. Mpita nanjye ncika intege mpagarara aho nari ngeze. Ibitekerezo bihita bihinduka bigaruka ku murongo, kuko mbere byari byatakaye nkimubona nkagira ngo aje kunsura ku ishuri kubera ko ankunze. Nuko mpita ncika intege nibuka ko n'ubundi urukundo nzi ari urwa papa wanjye gusa. Mpita nibaza impamvu papa yahisemo kohereza mama ngo aze kundeba ku ishuri, impamvu yabura n'akanya na gato ko kuza kundeba byibura. Ngoma muri ibyo bitekerezo cyane, nshigukira hejuru numvise hari unkozeho nkabona ni Rozange. Akambaza impamvu meze gutyo n'uriya mugore unciriye uwo ari we. Mpita mubwira ko ari mama wanjye. Rozange yahise ambwira ati sharewe, ubanza ababyeyi b'abagore nta rukundo bagira, kuko mama wanjye yarantaye, none reba nawe uriya mama wawe ntabwo agukunda biragaragara. Ubu se koko ni ukubera iki? Rozange nahise mubwira nti sha nanjye ntabwo nzi impamvu yabyo, gusa kuva kera njye mama wanjye ntabwo yankundaga, kuko yikundira bashiki banjye gusa, Tonzi, Diva na Rena. Naho njye papa niwe unkunda gusa, kuko niyo yabaga atari we wanyuhagiye, umukozi niwe unyuhagira, mu gihe batonze mama ari we ubuhagira. Rozange yahise avuga ati ihanganisha natwe tuzakura tube bakuru ku buryo nta kintu bazongera kudutwara. Twagumye muri ibyo ngibyo bahita bakubita icyuma cyo kujya kunywa igikoma.
nuko Rozange amfata ukuboko ubundi turagenda. Mu kugera imbere y'ibiro bya diregitirise wacu kuko ariho twanyuraga tujya muri sale twanyweragamo igikoma, mbona mama wanjye ari gutunga intoki diregitirise wacu nk'umuntu bafite ibyo batari kumvikanaho neza. Ako kanya mama ahita ahindukira ubundi aragenda yerekeza aho twari turi kuva mu muryango w'igipangu cy'ikigo. Rozange arambwira ngo tubyihorere tujye kunywera igikoma, nuko ahita ansaba kugenda akaza kunsangayo ndabimwemerera. Ahita yirukana agana mu ishuri ryacu, nanjye ngana aho twariraga, nuko mfata ibikombe 2 nsukamo igikoma, ntereka ku meza ngira ngo mutegereze aze dusangire. Ngiye kubona mbona yinjiye muri sare afite agakapu k'urutuku, mpita murekura aho nari nicaye ngo aze tunywe igikoma. Araza dutangira kunywa dusangira umugati baduhaga buri gitondo. Uwanjye urashira dusangira n'uwe, nuko turangije turambikana ibikombe ku meza dusohoka twiruka. Mu kugera ku muryango tugongana n'umukobwa wari ushinzwe imyifatire mu kigo cyacu. Ahita dufata amaboko atubaza impamvu tugiye tutabanje gusenga hamwe n'abandi nk'uko ababyeyi bacu babitwigishije. Duhita tumusaba imbabazi vuba cyane dusubira kwicara aho twanywereye, nuko bose barangije kunywa turahaguruka turasenga. Rozange ahita amfata ukuboko duca ku wundi muryango aho nta muntu wari uhahagaze. Duhita twiruka mfashe ukuboko tugana inyuma y'ishuri ryacu, nuko tuhageze ansaba gufunga amaso ndabimwemerera, ariko ntazi ikintu agiye gukora. Mu gihe ngifunze amaso numva sinzi ibintu ari kunyambika mu kuboko. Ngiye gufungura amaso ahita ambwira ko ntarayafungura kugeza igihe ambwiriye, nuko ndabimwemerera aranyambika. Ngiye kumva numva akantu kameze nk'akabizu ku munwa wanjye Rena akunda kumpa ku itama. Ngifungura amaso mpuza amaso na Rozange ari kuvana iminwa ku yanjye, mpita nikanga ndeba hirya no hino ngo ndebe niba nta muntu utubonye. Nuko mu kureba ku kuboko nsanga yambitseho isaha nziza, mu kuyikoraho ihita isakuzamo indirimbo mu buryo bwa soneri. Ahita ambwira ko yari isaha yanguriye nzajya nkoramo ikandirimbira akaririmbo igihe tutari kumwe ngo abashe kundirimbira. Nuko biranshimisha cyane, mpita mubaza niba ubusanzwe azi kuririmba. Ahita ambwira ko buri uko tugiye mu kiruhuko azajya ndirimbira ariko nkamuhemba. Rozange namubajije ikintu nzajya muhemba, ansubiza ko nzajya mubwira ko mukunda. Ku myaka 5 yacu urukundo ruba ruravutse, ndetse bahita basona tujya mu ishuri. Isano mfitanye na Rozange yakomeje kwiyongera hagati yacu, ndetse biranshimisha cyane, ariko sinsibe kwibaza kuri papa wantaye ku ishuri ntagaruke kundeba, kugeza ubwo yohereza mama wanjye ngo abari uza kundeba nta kintu anzaniye, ndetse yanandeba akancira. Ariko ako gahinda kose nza kukamarwa na Rozange wahoraga iruhande rwanjye, bikaza kurangira nyibagije ibyo byose, ndetse agasimbura abashiki banjye bose kuko ibyo bankoreraga yarabinkoreraga. Iminsi yakomeje kwicuma, igihembwe turakiga neza, ndetse diregitirise wacu agakunda kumvugisha cyane ku buryo yakundaga kumbwira ko azampemba ningera amanota meza. Igihembwe kirangira njye na Rozange dufite amanota meza, ubundi diregitirise ankorera ibyo yari yaransezeranije, anzanira utuntu twiza two kurya ku ishuri, ndetse ndusangira na Rozange ku munsi wo gutaha. Dusezeraniraho amarira ari yose kubwo kuba tugiye gutandukana ibindi byumweru 2 kugira ngo tuze gutangira igihembwe cya 3. Ariko njye nawe twumvikana ko ku munsi wa mbere tuzahurira ku marembo y'ikigo tugahoberana bigatinda. Rozange ambwira ko iyo saha nzajya nyireba nkamwibuka, nuko ansezeraho amakabizu ku gahanga, ubundi ansaba papa we wari umutegereje ku modoka barataha. Nanjye nkomeza gutegereza ngo ndebe ko papa yaza kundeba, ariko ndaheba, kugeza ubwo diregitirise yafunze ibiro bye, ubundi akaza kundeba ambwira ngo dutahe. Namubaza impamvu dusubiye iwe nanone, akambwira ko araza ambwira neza tugeze mu rugo. Ndamwemerera nanjye sinamunaniza. Twageze ku muhanda imbere y'ikigo dutega moto, ifata urugendo rutari ruto tugera mu rugo kwa diregitirise. Nuko mu kuhagera tuvaho, ubundi yishyura umumotari. Akijya gufungura igipangu twumva umukobwa inyuma yacu arimo kurira avuga ati mama ndakwinginze mbabarira, akazi karanze none ndatashye ariko siko nabishakaga. Nuko mu guhindukira mpuza amaso n'uwo mukobwa, ngira ngo ndi kurota cyangwa se amaso yanjye akaba yapfuye, kuko ntiyumvishaga uburyo ari aho ngaho, kuko byarantunguye cyane kubona wa mukobwa w'umukozi w'iwacu ari aho ngaho. Nawe mu kumbona ahita atungurwa maze aravuga ati Petero nibite kuri hano.
nari nzi ko uri kumwe na papa wawe. Mpita mvuga nti papa ari hehe se? Yaraje kundeba ku ishuri? Diregitrise yahise avuga ati amakuru se mwana wanjye kuje untunguye ni amahoro? Umukobwa yahise amusubiza nti nta mahoro mama, ibintu byaranze none nta yandi mahitamo uretse kwiyizira mu rugo bikaba uko bibaye. Diregitrise wacu yabonye dukomeje guhagarara aho hanze, ahita afungura maze adusaba kwinjira mu gipangu, nuko ahita yongera gufunga. Tugezemo afungura muri salo twinjiramo, duhita twicara mu ntebe zo muri salo. Ahita avuga ati mwana wanjye Marita, unyihanganire kuba naragushoye mu muriro, ariko ntago nari nzi ko ariko bizagenda. Uriya mugore yaje anyiryoshyaho, ntekereje ukuntu uri mu bushomeri kandi ukeneye udufaranga wikorereye ku giti cyawe, mbona wajyayo. None mu mezi 3 ashize nibwo namenye ko atari mwiza, ariko nta kibazo kuba ugarutse mu rugo mwana wanjye. Marita ariwe wa mukobwa wakoraga iwacu yahise avuga ati none se mama ko Petero nari hano ni ukubera iki? Diregitrise ahita avuga ati mwana wanjye ni amateka maremare utapfa gusobanukirwa ntabikubwiye. Ubundi umunsi umwe nari nibereye ku ishuri nk'ibisanzwe, mbona haje umugore munini mwiza bigaragara ko ari umukire. Yinjira mu biro byanjye, mu kumubaza ikimugenza ambwira ko yitwa Sorina, akaba afite umwana we w'umuhungu ashaka kuza kurerera mu kigo cyanjye. Nuko mubwira ko nta kibazo niba yemera gutanga ibisabwa byose kugira ngo turere umwana we, ariko kubwo kuba igihembwe kigeze hagati azategereza umwaka utaha akabona kuzana uwo mwana. Nawe abyemera avuga ko uwo mwana n'ubundi ataruzuza imyaka 5 kandi twakira abana bafite imyaka 5. Nuko aranshimira kuba ntamunanije, ndangije mubwira ibisabwa byose ambwira ko nta na kimwe abuze. Ubundi tumaze kubyemeranyaho ambaza niba inaha ngaha ntamurangira umukobwa w'umukozi wo kujya kumusigarira mu rugo, akajya yita ku bana be ndetse agateka akanasigara mu rugo igihe we n'umugabo we bagiye ku kazi. Mpita nibuka umukobwa wanjye Marita utaragize amahirwe yo kwiga ngo abishobore, wirirwa yicaye mu rugo. Ubundi mubwira ko ndamubariza uwo nzi nkazamusubiza, ahita nsigira nimero namushakiraho, mubwira ko nzamuhamagara, nuko aragenda. Nanjye nsigara mu kazi kanjye, maze ubundi ku mugoroba njya mu rugo. Marita amuha igitekerezo cyo kujya gukora ako kazi aho kwirirwa yicaye mu rugo. Ambaza aho azajya gukora, mubwira ko ari mu mujyi wa Kent. Ambwira ko nta kibazo, ndetse mpita mva mu rugo njya ku muhanda ku basore baba bafite amatelefone ya Tuvugane, mbahereza amafaranga bankiriramo amayinite. Mpita mpamagara wa mugore mubwira ko namuboneye umukozi, nuko tubyumvikanaho ahita ansaba ko namwohereza ejo. Ndataha mbibwira Marita nawe arabyemera, arara yiteguye. Ubundi mu gitondo muha amafaranga y'itike na nimero ya telefone azahamagariraho Sorina ageze muri Kent. Ubundi ansezeraho aragenda. Ntibyatinze mu masaa 6 barampamagaye bambwira ko Marita yagezeyo. Ndishima cyane ko umwana wanjye abonye aho aba ahugiye, nuko nkomeza akazi bisanzwe. Marita nawe akajya ampamagara ampa amakuru y'uko byifashe. Igihe kiza kugera mu kigo haza umugabo ambwira ko yarazanye umwana we. Mu kumubaza amazina ambwira ko umwana yitwa Petero Lewis. Nuko mpita nibuka ko Sorina twavuganye, mpita nandika mu gitabo, ubundi ndamwemerera. Umwana aguma mu kigo ariga ndetse aba umuhanga icyo gihembwe cya mbere, ariko igihembwe kirangiye ntungurwa no kubona nta muntu uje kureba uwo mwana. Mpamagara ababyeyi bariko ntibamfata kuri telefone, mpitamo kumujyana mu rugo ngo abe ari kumwe nanjye, wenda nzabafatisha, ariko ikiruhuko kirangira ntabafatishije kuri telefone. Mpitamo kujya iwabo muri Kent ngo mbashyire umwana wabo, mbonereho no gusura umukobwa wanjye Marita. Ariko mu kuhagera bambwira ko aho bari batuye bahagurishije kera ndetse bakaba baranimutse. Nuko mbuze uko ngira ngaruka mu rugo iwacu. Umwana ndamwishingira ngo yiga atishyura, cyane ko ntawe ari kubimbaza kandi ikigo ari njye wagishinze, ariko nizera ko umubyeyi we azaza kumureba wenda. Mu kugera mu kigo uwo munsi umwana ahura na mugenzi we bikundanira, babanza gusuhuzanya. Nanjye nkomeza mu biro byanjye, ngiye kubona mbona umugore yinjiye mu biro byanjye. Kureba uwo ari we mbona ni Sorina, yinjiye yariye karungu. Mubajije impamvu yatinze kuza kureba umwana, ambwira ko nta mwana agifite muri icyo kigo cyanjye. Mubaza uko bimeze, arambwira ati njya kuzana kiriya cyana hano kwari ukugira ngo ngihunge kimvire mu buzima, no kuba nje hano ni ukugira ngo nkubwire ko nubura icyo kimaza uzakirukane kive hano.
kuko ubu papa wacu wakishingiraga nta n'urwara rwo kwishima afite. Rero ibyo nibyo byari binzanye hano. Niba wumva uzakishingira uzakishingire, nikikunanira ujugunye. Uranyumva? Sorina yamaze kuvuga gutya ahita yikubura aragenda. Nsigara nibaza kuri uwo mubyeyi, mpita mbihuza n'amagambo wa mugore w'aho bari batuye yambwiye. Mpita menya ko umwana ubuzima buzamukomerana, nuko mpitamo kumwishingira igihembwe cyose, ndetse nawe akomeza kuba umuhanga. Igihembwe kirangije afite amanota meza ndanamuhemba. Mu gutaha dutegereza ko papa wari buze kumureba, ariko turaheba. Nanahamagara kuri telefone nkumva nimero ye ntikibaho, ndetse Sori nawe akanga kumfata. Mpita mfata umwana ngo dutahane mu rugo. Nanone mu gusohoka ikigo dutega akamoto katugeza mu rugo ndishyura, ariko ngiye gufungura numva umukobwa uri kuririra inyuma yanjye. Duhuje amaso mbona ni wowe mwana wanjye Marita. Nibwo tuje hano mu nzu ngo nkubwire impamvu ubonye uyu mwana Petero ni hano, nibwo ntazi ko amashuri ye azayakomeza aho bigeze. Mama wa Marita ari we directrice wacu yamaze kuvuga gutyo. N'ubundi nk'umwana mutoya nkuramo duke twanjye, nko kumva ko amashuri atazi neza niba nzayarangiza. Ugiye kumubaza impamvu yumva ntazayarangiza kandi kwiga mbikunda. Nagiye kumva numva ku ruhande rwacu umuntu urimo kurira sepfura. Mu kureba neza mbona ni Marita. Namubajije impamvu arimo kurira, ambwira ko ubuzima bwanjye bumubabaje cyane, kandi n'igihe twabaniye cyose yabonaga mama wanjye atankunda nk'uko akunda abandi bana. Ntabyiteho ariko atazi impamvu, kugeza ubwo nkimara kujya ku ishuri ngo mu rugo hakundaga kuba hari intonganya cyane, ariko papa na mama bakarara bavuga kuri njye. Mama Marita yahise avuga ati hangane mwana wanjye, buri Imana yazanye Peteroni ku isi izi impamvu n'ukuntu azabaho. Marita atavuga ati ubwo rero Peteroni yamaze kujya ku ishuri habaho intonganya nyinshi cyane, kugeza ubwo igihe cyageze Sorina na Buroni papa wa Petero batandukanye ntibongere kurara mu cyumba kimwe. Igihembwe kigeze hagati nibwo papa wa Peteroni yavuye mu rugo avuga ko agiye gusura Peteroni ku ishuri, ariko kuva uwo munsi ntiyagaruka, kugeza ubwo Sorina yatangiye kumfata nabi antoteza. Aza no kumbwira ko atakinkeneye mu rugo rwabo, ko abakobwa be Tonzi, Diva na Rena bamaze kuba bakuru ku buryo ibyo nkora bazajya babyikorera. Ambaza niba ngishaka akazi, mubwira ko ngashaka. Ahita njyana ku mugore w'inshuti ye utuye mu mujyi ngo abe ariho mbe ndi gukora. Ndagenda ariko umugore we akankoresha akazi havanzemo n'inkoni. Mfa kwihangana mpakora amezi 4 mbonye bindambiye, niko kumwaka amafaranga nakoreye ngo nitahire mu rugo. Ambwira ko ntayampa kuko gutaha ntago ari njye ubigena. Mama nabonye nta kundi nabigenza, ansigira amafaranga yo guhaha ejo hashize, ubundi ndayafata mfata igikapu cyanjye kiramo ibyanjye byose, ubundi mfata urugendo. Mu kugera muri gare nsanga imodoka zose zizinaha zose zashize, ubundi nicara mu ntebe abagenzi bategererejemo imodoka bicaramo, kugeza ubwo bwakiye mu gitondo ngatega iya mbere. Saa sita nari ngeze muri gare y'inaha iwacu, mpita mfata igikapu cyanjye nsohoka mu modoka, mpita nza n'amaguru kuko amafaranga yose yari yashize. Ngeze hano mu rugo nsanga harafunze, menya ko wagiye ku ishuri, cyane cyane ko kuri uwo mugore ntamenyaga ngo ni kuwa kangahe. Ubundi ndicara ndagutegereza ngo uze gutaha. Amasaha akomeza kwicuma, mbona butangiye kwira. Ngiye kubona mbona moto ije ihagarara hano ku muryango wacu. Uvaho mbona ufashe na Peteroni mu ntoki, ndumirwa. None ntago nari nzi ko ari uko byagenze. Ndumva ubuzima bwa Peteroni buri mu bibazo. None se mama, ubu ngubu tuzabigenza gute? Marita yamaze kuvuga gutyo mama we ari we directrice wacu abura ikintu amusubiza, nuko amubwira ko ngiye kubana nabo nk'uko byahoze kuva mu gihembwe cya mbere, kandi agize amahirwe yo kuba Marita aje tukazajya tuba turi kumwe. Ndetse akomeza kumusaba imbabazi zo kuba yari yaramutaye mu rwobo azi ngo ari kumufasha gutera imbere. Nuko Marita nawe amubwira ko nta mpamvu yo kumusaba imbabazi kandi atarazi ko bizagenda gutyo. Nuko dutangira kwibera aho ngaho. Marita kuko yankundaga cyane akamfata nka musaza we cyane, nza kumwishimira, ndetse tubana nk'umuryango wuzuye. Bakanambwira ko ntazongera kubona umuryango wanjye wa nyawo, bakambwira ko ariko bari gukora uko bashoboye ngo bamfashe gushaka papa wanjye. Umunsi umwe mama wa Marita yaranyicaje kugira ngo ambwire ukuri kose, maze arambwira ati mwana wanjye Peteroni,
hari ikintu kimwe nshaka kukubwira kugira ngo utagifata nabi, kandi ari ukubera ko utigeze usobanukirwa. Ndamusubiza nti ndakumva nta kibazo mbwira. Mama wa Marita ese ava turabona uracyari akana gatoya ku buryo ugomba kuba uri kumwe n'ababyeyi bawe, cyane cyane mama wawe, ariko ndagira ngo nkubwire ko nta mama wawe uzigera ubona kuko tutamuzi, kandi n'umuryango wawe ari wo bashiki bawe na papa wawe ntago nkwijeje ko uzongera kubabona vuba cyangwa se ngo uzongere kubabona, kubera ko iminsi yose ishize kuva twaruhuka ku ishuri twarashakishije njye na Marita ariko twarababuze. Rero ndagira ngo ibyo bimenye, nubwo nzi ko ntagakwiye kuba ndi kubikubwira kandi uri umwana mutoya, ukomeze wihangane twigumanire hano kandi natwe tuzakubera umuryango mwiza. Ndamusubiza nti nta kibazo. Arakomeza ati rero ikindi kintu nashakaga kukubwira ni uko utazasubira ku ishuri kubera ko nta mafaranga mfite yo kukurihira ishuri. Ntago nakubeshya rwose ngo nzayabona, wenda uko imyaka izagenda iza niko nzagenda mbika utwo nzagenda mbona kugira ngo uzabashe gusubira mu ishuri. Rwose wihangane, ntago nagusezeranya ko ejo uzasubira ku ishuri, uzajya ugumana na Marita hano mu rugo kugeza igihe nzabonera ubushobozi bwo kugusubiza mu ishuri, cyangwa se nitugira amahirwe ukazaba warabonye papa wawe. Mama wa Marita yambwiye gutyo nk'umwana mpita ntangira kurira, mubwira ko kwiga mbikunda kandi nkunda kuba ndi kumwe na Rozanje, kandi ko twasezeranye ko mu gitondo cyo gutangira ishuri tuzahurira ku muryango w'ikigo. Ansubiza ko na Rozanje nawe atazagaruka kwiga ku ishuri, ko papa we yamaze kubisaba kubera ko papa we akazi akora kamusaba guhora yimuka hirya no hino mu gihugu, none akaba yarimutse akajyana na papa we. Bityo ibyo sinkomeze kubitekerezaho cyane ndetse mbyakira uko bije, nta kundi nari kubigenza narabyakiriye. Maze ubundi uwo mugoroba Marita azana ibiryo turarya tujya kuryama. Mu gitondo kare mama wa Marita dusezeraho avuga ko agiye ku ishuri, natwe dusigara mu rugo dukina bisanzwe nk'uko twabigenzaga iyo twabaga turi iwacu muri Kent. Saa sita ziragera Marita ajya guteka, ibiryo bihiye turarya ubundi aranyuhagira ubundi tujya kuryama, ndetse kuri iyo nshuro tuza kurara mu buriri bumwe, nuko njye mpita nsinzira kuko twari twakinye cyane. Nza gukanguka nimugoroba mbona mu nzu hose hari umwijima. Marita ambwira ko mama we Nataliya yatinze gutaha ngo agure umuriro, ariko tugomba kumutegereza kubera ko ari ugutangira igihembwe cya mbere, buriya afite byinshi ari gukora ku ishuri. Nuko dukomeza gutegereza ariko amasaha akomeza kwicuma ndetse igicuku kiza kuba kinini cyane atarataha. Nuko Marita ambwira ko tugiye kwirira tukaryama ariko ntidufunge kugira ngo mama we naza abone uko yinjira. Nuko tubikora gutyo turaryama. Tugiye kumva twumva umuntu urimo gukubita urugi tugira ngo ni Nataliya utashye, ariko uwo muntu akomeza gukubita cyane. Marita ahita abyuka yambara igitenge ubundi arasohoka. Nuko mu kanya gato yagaruka mu cyumba twarimo arambwira ngo mbyuke tujyane kureba mama we kwa muganga. Mpita mbyuka vuba vuba nambara agakabutura n'agashati n'inkweto. Mu kugera muri salo mbona bwakeye kare, mbaza Marita impamvu mama we ari kwa muganga. Ambwira ko umuntu waje ari guhondagura urugi ari umwarimu wigisha ku kigo cye, akaba yamubwiye ko mama bamugonze we n'umumotari wari umutwaye ejo atashye avuye ku kazi. Ibyo Marita arangiza kubimbwira arimo gufunga inzu. Nuko ahita mfata ukuboko tugera ku muhanda, duhita tubona moto turayitega yisaba kutugeza ku kigo nderabuzima. Umumotari nawe abyumva vuba akora akazi ke. Nuko tugezeyo Marita ava kuri moto yiruka cyane aransiga. Ako kanya umumotari ahita amubwira ngo basi niba ataramwishyura amuhereze kasike ye. Marita arabyumva ahita agaruka aho twari turi, bigaragara ko ibitekerezo bye byari byagiye kure cyane. Nuko ahita ahereza kasike n'amafaranga uwo mumotari, ubundi amfata ukuboko turagenda. Motari ahita amuhamagara ngo naza mugarurire, ariko Marita akomeza kunyirukankana adashaka gufata amafaranga ye. Turagenda duhura n'umugabo nakundaga kubona ku ishuri wari umwarimu. Nuko twinjiza mu cyumba dusangamo mama wa Marita. Tumugezeho Marita apfukama iruhande rw'igitanda atangira kurira arimo kuvuga ati mama byagenze gute koko kugira ngo bakugonge? Nataliya wavugaga mu kajwi gatoya kubera gucika intege yahise avuga ati mwana wanjye Marita, ejo imodoka yari nyishe neza neza, gusa n'ubundi ntago nzi ko ndarokoka, gusa mwana wanjye nihagira ikintu kimbaho uzamenye icyo kibondo ubuzima bwacyo buri mu biganza bwawe, kandi ntuzatume hari ikintu na kimwe kizigera kimubaho.
Ikindi kandi hari ikintu cy'ibanga gikomeye nshaka kukubwira. Marita yahise ati mbwira ndakumva mama, nguteze amatwi gusa ntumbwire ibyo kugenda kuko nta hantu na hamwe waba unsize. Nataliya yahise ati mwana wanjye mbabarire kuba nari narabiguhishe kuva kera, ariko ndumva yiri wo mwanya wo kugira ngo mbikubwire. Mu myaka 20 ishize nibwo nagiye ku ishuri nk'ibisanzwe, ndetse nibwo kira kigo cyanjye nari nkimara kugishinga. Ubwo umuterankunga yari amaze kumpa amafaranga ngo njye nita ku bana b'imfubyi. Nuko ngeze ku muryango w'ikigo mpasanga umwana w'uruhinja rurimo kurira ndetse rwishwe n'imbeho kuko mama warwo yari yarutaye aho ngaho. Ndarufata ndwitaho neza kuko nta wundi muntu rwari rufite, nubwo twari twariyemeje njye n'umugabo wanjye kurera abana bakuru gusa. Ni nabyo byatumye uwo mwana mujyana iwanjye mu rugo turibanira kugeza ubwo yaje gukora nkamushyira mu ishuri, ariko ubushobozi bwo mu mutwe bukanga kwakira amasomo, nkanga kumuhatiriza gukora ibitarimo, nkamusaba kwibera mu rugo, cyane ko n'ubundi amashuri atari bwo buzima. Mwana wanjye uko iminsi yakomezaga kwicuma n'imyaka igataha, niko havuyemo umwana w'umukobwa mwiza ari wowe Marita. Iryo zina nkaba nariri kwise ku giti cyanjye n'umugabo wanjye mbere y'uko apfa azize impanuka. Rero Marita mbabarire kuba ntari narabikubwiye amateka yawe, burya ntago uri umwana wanjye wa nyawe kuko njye n'umugabo wanjye ntago twigeze tubyarana umwana n'umwe, kuko yapfuye hashize ibyumweru 2 gusa tubanye. Kubera ukuntu namukundaga n'isezerano twahanye, nanga kwirirwa muca inyuma niberaho njyenyine. Ari nayo mpamvu wamenye ubwenge usanga ndi njyenyine, wambaza papa wawe nkakubwira ko yitabye Imana ukimara kuvuka, ariko siko byagenze, ahubwo ntago twabyaye. Rero mwana wanjye nkuko nakwitayeho ntakuzi, ndagusabye uzite kuri uyu mwana nawe utazi, kandi Imana izabiguhembera. Ndabizi ko nta kintu ngusigiye na kimwe, ariko urugamba ugiye kurwana uzaba intwari kuko ako kanya Nataliya yamaze kuvuga gutyo umwuka wuhita ubura, akaboko ke gahita kikubita hasi, twese turabibona. Marita atangira kuvuga asakuza cyane ati mama ntago wagenda gutyo. Ako kanya hinjira wa mwarimu ahita avuga ko mama we amaze gupfa. Nuko umuganga arinjira ahita areba ku isaha, numva aravuze ati tariki 24 z'ukwa gatandatu saa 2:39 Nataliya yitabye Imana. Nuko amarira n'imiborogo iba myinshi muri icyo cyumba. Wa muganga ahita afata wa mwarimu ukuboko bajya kuvuganira hanze. Hashize umwanya baragaruka, uwo mwarimu abwira Marita ko kubera ubushobozi buke Nataliya bagiye kumushyingura mu irimbi ry'ibitaro, ngo kuko amafaranga ye yose uretse ayo kubatunga yakuragaho, naho ubundi yose yajyanaga mu kigo ku ishuri agatunga abanyeshuri. Biza kurangira bagiye kumushyingura ku irimbi ry'ibitaro. Byose birangiye buri wese anyura ukwe, turataha. Mu kugera mu rugo turaryama kuko bwari bwamaze no kwira. Mu cyakare twumva abantu mu rugo basakuriza ku muryango. Marita ajya gufungura ngo arebe abaribo, bamubwira ko bari baje kureba amafaranga y'inzu kuko hari harenzeho icyumweru cyose Nataliya atishyura. Marita ababwira ko ntayo afite ariko bakwihangana. Arangiza kubivuga ibyo bageze mu nzu kare, bafata ibintu byose byarimo bajugunya hanze, bavuga ngo tubavire mu nzu. Umunsi umwe mu minsi ntazigera nibagirwa kuko kwangara kwanjye ari wo byaturutseho. Marita yakomeje kwinginga ngo batureke, ariko baranga, birangira bafashe imfunguzo z'inzu barayifunga. Dusigara twicaye hanze ku muryango w'igipangu. Intebe, amasahani, amasafuriya n'imyenda n'ibindi bikoresho byose byo mu nzu. Nuko amasaha nayo akomeza kugenda. Inzara itangira kundya, mpita mbwira Marita ko nshonje. Nuko ahita afata n'igikapu cye ashyiramo imyenda iye n'iyanjye. Arangije amfata ukuboko turagenda. Twageze mu mujyi rwagati, atangira kujya asaba abantu amafaranga ariko bakamwima, akababwira ko nshonje ariko ntihagire ikintu bamubwira. Nuko areba hakurya y'umuhanda ahantu hari umuferege, anyambutsa umuhanda, ubundi tuhageze arambwira ati Petero ni mwana wa mama, ugiye kuba wicaye hano gatoya njye gushaka umugati cyangwa se irindazi nkuzanira urye, kandi ucunge iki gikapu kuko nicyo kirimo imyenda tuzajya twambara. Ndaje mu kanya ntugire aho ujya ntaza kukubura. Yamaze kumbwira gutyo ankora mu mutwe. Nuko ahita yambuka umuhanda aragenda, nanjye mukurikiza amaso. Mpita ntangira kwikorera kuri ya saha Rozanje yari yarampaye, ubundi gatangira kuririmba uturirimbo twiza nkumva Rozanje ndamukumbuye.
ariko nta hantu na hamwe nari kumukura kuko ngo yari yagiye kwiga mu kindi kigo. Nuko nkomeza gutegereza Marita ariko inzara ari yose. Amasaha yakomeje kugenda cyane, ngiye kubona mbona butangiye kwira. Amatara yo mu mujyi barayacana, nanjye sinarambirwa nkomeza kumutegereza. Kugeza ubwo abantu bose ndetse n'amamodoka n'amamoto byashize mu muhanda, ubundi mbonye nta kundi nabigenza mpita manuka mu muferege. Mfata imyenda nyishyira muri cya gikapu nari mfite, ubundi ndi ndayiyorosa mpita nsinzira. Nongeye gukanguka mu gitondo, ariko ndebye ahantu narindi numva birantunguye cyane.